Ikaze kuri gusengarwa, turabakunda, turabiyegereje, muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu. Turabakiriye mu kiganiro umuryango ubereye, dukomereje andi twari tugejeje kwiga ku mibanire myiza cyangwa se imiterere y'abantu ukuntu itandukanye bikafekta cyangwa bikagira icyo bikora mu mibanire. Katubanze dusenge kugira ngo umwuka w'Imana ategeke aganze kandi atwibutse. Mwuka wera w'Imana, Imana Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuganira n'ubwoko bwawe. Ubasha kuduhishurira kuko ari wowe umenya ibiri mu mitima y'abantu n'ibyo bakeneye kumva. Mwuka wera ugende mu mitima y'abatwumva, ukoremo umurimo ukomeye, kandi ibyo twumva bibe urubuto tubibye mu buzima bwabo. Ibyo tuvuga mwami ntaba ari ugupfa kuvuga gusa, ahubwo biba ari ubumenyi bushya cyangwa se busanzwe, ariko bugira icyo bukora mu mitima no mu buzima bw'abatwumva. Tubisabye twizeye kandi dushima mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikaze cyane kandi turabakunda, ni ukuri tubifurije ibyiza byose. Turahari ku bwanyu kugira ngo turebe ko twakomeza dusunika, turi mu muryango mwiza, mu rugo ruberewe, mu rugo rwiza, tukanezerwa. Twibuke yuko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, kandi kubakunda Imana turi abagenzi bajya mu ijuru. Ntabwo urugo ariyo destination yacu finale, ngo tuvuge ngo ubwo ngeze mu rugo birarangiye, cyangwa se ubwo ndi umugore. Hari igihe ujya usanga nk'umukobwa agasenga cyane, ari umukobwa akavuga ati nimbona ngeze mu rugo, ukagira ngo gusenga birarangiye, cyangwa uri umuhungu ukagira ngo gusenga birarangiye. Ariko iyo umuntu ageze mu rugo, ni ahantu gusenga byakabaye ahubwo ari itangiriro. Tugatangira gusenga bushyashya, kuko uba ugiye gutangira noneho gusenga ku rwego rwo hejuru, ku rwego ruhanitse, utakisengera, ufite umuntu mugomba gusengana, ugomba gusengera siwe wenyine, gusengera urugo muri rusange. Ukamenya ukuntu basengera umugabo cyangwa umugore wawe, ukamenya uburyo usengera umugabo agiye mu mirimo, umugore agiye mu mirimo, kuko intambara ziba ari nyinshi. Iyo umuntu ageze mu rugo aterwa mu rundi rwego. Hari umuntu wavuze ngo new level new devil. Iyo uzamutse ku rwego rwo hejuru, na Satani aguterera ku rwego rwo hejuru. Uko imyaka igenda ihita, uko imyaka igenda izamuka, uko ibihe bigenda bizamuka, strategy na Satani nawe azizamura ku rwego rwo hejuru. Ariko twibuke neza yuko n'Imana izamura ku rwego rwo hejuru. Nkunda ijambo ry'Imana, Yohana 10:10, hejuru gato haravuga ngo nta kindi cyazanye umwanzi, nta kindi cyazanye Satani uretse kwiba, kwica no kurimbura. Arasenya, arica, ahagurukiye gusenya ingo. Bene data, murebye umubare w'ingo ziri gusenyuka, murebye abantu babana barira, murebye abantu barushye, ku buryo uyu mwanya itangazo risohotse mu ijuru rikavuga ngo abifuza gusohoka mu ngo ari ijuru, uri shuwa ko ari Imana ibivuze, abantu benshi basohoka biruka, kuko benshi baracyahagaze ku kintu kivuga ngo ntabwo Imana ikunda gusenda, ntabwo Imana ikunda ko abantu batandukana. Ariko ni ukuri abantu ntabwo bishimye, abantu barabihiwe, abantu bararemerewe. Gusa iryo jambo rivuga ko Satani yazanywe no gusenya no gutuma abantu baba mu ngo babihiwe, nkunda ijambo rikurikiraho. Aravuga ngo ariko umwana w'Imana, ariko Yesu Kristo yerekaniwe kumaraho imirimo yose ya Satani. Rero duhagurukiye muri iki gihe, hamwe na gusengarwa ihagurutse ije kumaraho imirimo ya Satani. Ni muri iryo jambo duhagazemo dusenga, tuvuga ngo imirimo ya Satani ituma abantu baba mu ngo bazinze umunya, ituma abantu baba mu rugo babihiwe, ituma abantu Satani ahantu Imana yaremewe umunezero, n'ahantu Imana iremera abantu, ikatrainingira abantu, ikarera abantu, ahantu mu munezero Satani ahahinduye ahantu muri prison, ahantu habishye, ahantu buri muntu wese areba akababara. Birabishye bene data, nimuze dusenge, nimuze tubisengere, tubihagurukire, twige tuvuge tuti ibi bintu ko maze gusenga
Mwuka Wera igihe kimwe nari ndi kureba ibibazo mfite mu rugo ku giti cyanjye, ndavuga ariko Mana kubera iki tuntu duhora tudupfa? Ari ukuntu ubona umuntu mubana mupfa utuntu nyine buri gihe tutwita utuntu duto, ariko twemeranywe ko dusenyera abantu. Ikintu gituma umugore n'umugabo batandukana ntabwo twakagombye kutwita duto, kuko Satani buriya ni umudetaya, ajya muri detaye za buri kantu akamenya ngo uyu muntu ateye gutya ndamutera gutya. So niyo mpamvu uyu munsi naje kwigisha ibintu birebana na personalite, birebana na kamere, temperament. Naje kongera kubivugaho ariko mvuga ngo abakristo natwe bitubaho. Abakristo natwe hari ibyaha bitwizingiraho vuba. Paulo yavuze hari ibintu bijya bitufata bikadufatirana. Ndimo ndiga ku kuntu nabaho neza nezerewe, nibwo naje gusobanukirwa iki kintu. Ndavuga nti nyamara kino kintu kikora hose, twaba barokore turaterwa, ariko Satani aduterera muri character, muri personality. Aza ahantu akora ngewe nkababara, aza ahantu umugabo amukora akababara, kandi adutera bitewe na personality zacu. Yego. Rero aho ngaho niho nicaye ndavuga nti mwoka byara. Aha hantu rero buri muntu wese agira igoye, agira kwihagararaho. Murabizi amafuti n'ibyaha byo mu rugo, iteka duhora tumeze gutya. Niwe wabiteye, niwe wabizanye, uriye niwe ubitera. Umugabo akubwira ngo ni umugore, kandi ibyo ni mu gihe iyo dusomye ijambo ry'Imana duhera mu itangiriro ku bwa Adamu na Eva. Muzareba icyaha bakoze, bava muri Edeni bamaze kugenda. Imana ije bari bataragenda, bari bakiraho ariko bihishe bafite isoni z'ibyaha. Imana ibabajije irababaza ngo Adamu urihe? Mwibuke ko umuntu muri kamere ye yisobanura ashirishamo mugenzi we. Arangije aramubwira ngo ni wa mugore wampaye. Yibagirwa ya mitoma yamuteye agikanguka, akara ko mu mara yanjye. Ya mitoma uri mwiza, urasa n'Imana. Imana yarakoze kukundemera, kwa kundi twese iyo turi mu mitoma uba wumva ko isi n'ijuru rwose Imana yarakoze, tukavuga mu ndimi rwose, tugahanura hamwe uvuga ubwiza bw'umuntu n'ukuntu Imana yamukuremeye ukuzuzwa. Ariko umunsi wiyambuye, umunsi icyaha cyaje, umunsi kamere zatangiye gukubitana, twese tumera nka Adamu. Adamu agahita avuga ngo ni wa mugore. Noneho nta nubwo yavuze ngo ni kakara ko mu mara yanjye, ngo abivuge muri romance ngo kwa kundi abivuga neza rwose. Adamu mu bagabo b'imitoma ni uwa mbere. Akara ko mu mara yanjye, akagufa ko mu magufa yanjye. Yavuze umutoma sindawubona. Ariko igihe kimwe ibihe bihindutse, amutunga agatoki aravuga ngo ni wa mugore wampaye. Umugore nawe ati ni yanzoka. Muri make buri muntu agira tendance yo kwikuraho ibintu akabishinja mugenzi we. Ikibazo gihari iyo ubonye ingo ukuntu zimeze muri iki gihe, iyo uhuye n'abagore bicaye baganira, iyo bavuze abagabo bavuga ngo abagabo murabazi. Noneho wajya mu rundi ruhande wahura n'abagabo bari kuganira bati abagore muri iki gihe, abagore b'iki gihe, abagore umuntu wabahaye ijambo yaradukoreye. Abantu bose abagabo baratuka abagore babaye abagore. Noneho ndicara ndibaza ariko ikibazo ni iki? Abagore bararira batunga intoki abagabo, abagabo nabo bararira batunga intoki abagore. Now ikibazo ni iki? Ibyo bintu maze kubireba navuye muri rusange nza mu rusengero, ko ndi umukristo nubaye Imana, nkunda Imana. Ndavuga ariko ibyo ari byo byose ngiye nkishaka nkirongorwa najyaga numva ibibazo bibera mu ngo. Nkahita mvuga ni hehe bariya ntago bazi gusenga. Ndavuga ngewe nibitseho ibintu ibi bibiri nari nzi ko bigiye kunyubakira, ku buryo n'uwavugaga ibitandukanye n'ibyo bintu, n'uwavugaga ibintu bibi, najyaga mvuga nti ivugire ngewe nibitseho ibanga. Ibanga rya mbere nari nzi ko ntashobora guhitamo umuhungu udakijijwe.
nihitiramo umugabo nzi neza ko akijijwe ari umurokore wakiriye Yesu Kristo muri make kugira ngo nkwemere ko kubanza ko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza bishoboka nkongera nkakwatuza kugira ngo mbeshura wizi inyigisho zibanze urumva akaza wizi inyigisho zibanze uri umukristo uri aho ndavuga ntaka ko ndakavivuye. Ikigira kabiri ndasenga kandi nta kintu kinanira umuntu usenga. Ese hari ikinanira Imana mu gihe cyashizweho? Nari mfite ibyanditswe ingingo zindengera mvuga nti ahaho ndishuwa yuko ibi bintu bibiri bakoze bridal shower abantu barambazaga ngo ibintu giye murabizi nari umwana ufite 23 ibintu ariko nibitseho ibanga na confidence nari mfite mvuga nti ngewe ibintu byanjye bibiri ndongowe n'umugabo ukijijwe wakiriye Yesu by'ukuri yize n'inyigisho zibanze. Icya kabiri ndishuwa yuko nzi gusenga ibintu nibinanira bizananira n'Imana. Numvaga rwose icyo kintu ari impamba bridal shower bakazikora nta kibazo nkumva n'inyigisho zingo nkazumva ariko nkavuga nti bari yabo hanze ubwo byabacanze no kubera batafite bya bintu bibiri. Ntago bafite abagabo bakijwe bapfuye kuva iyo ngiyo base wahurira n'umuntu mukabari mukubaka ese wahurira n'umuntu yo gapfa gufata ntiwasenze ntiwabajije Imana numva twa tuntu twose. Ndavuga ni ngewe nibitseho ibanga nabajije Imana na procedure zose z'abana b'Imana z'abakozi b'Imana narazikurikije none byananira gute? Ako ngeze mu rugo ibintu byarancanze ibyanditswe nkajya mbishaka rimwe na rimwe nkumva simbyibuka nkumva birabuze nkahura n'ikibazo nkavuga nti ingingo iri bundengere hano ni iyihe mwoka byara amahane yatangiye mwatangiye gukubitana imitwe hahandi muri guhunga Edeni mutangiye kubona ko mwese mwambaye ubusa mu cya gihe cya Adam na Eva mutangiye kuvuga ngo ni wowe wabikoze ni wowe wabizanye ni wowe wabiteye ni wowe wabiteye noneho kaza kwibuka ukavuga ati ariko urugo mwoka byara ariko uyu mugabo ariko noneho wavuga ngo ariko uyu mugabo nawe atari uyu mugore. Ndavuga ni rero hano imibare n'igifaransa biranshiranye nintareba nabi ndasenya. Iyo periode mutubwire namwe muri kudukurikira peut-être ko nago ngiye kuvuga ngo mwe muri abakozi b'Imana ntibyababaho ariko mu rugo mwabantu mu rugo ari umugabo ubuhamya nigeze kumva kera umumama avuga ngo pastor mugabo yari umukozi w'Imana ukomeye atavuga ngo keretse ngo nibafata ibintu byo mu rugo ni matera bakayimura bakaza bakayishyira ku gatuti ngo kuko niho umugabo waba umwana mwiza. Umugabo ni umwana mwiza yari gukorera mu mpano ze naya mihamagaro yose tuzi ariko iyo bigeze mu rugo ngo mu bantu ndi muntu twagiye tubyumva inshuro nyinshi iyo bivuye mu muhamagaro mugakiza muri iyi mirimo. Niyo mpamvu ntafite ipfunwe ryo kuvuga ngo kuri gusengarwa ntabwo nje gutitira mvuge ngo ribo shanda ndabishoboye ariko niba tugeze muri afere y'urugo mureke dushyire ibirenge hasi twige koko biraducanga turi kuvuga indimi biraducanga ubuhanuzi bukabura neza ugashiduka usigaye uri umuhanuzi Yeremiya waratangiye uri Luka uvura imitima y'abantu uri umuhanuzi rwose Yesaya ukajya ushiduka kubera urugo ukajya muri Yeremiya amaganya umuntu wamureba ugahita uvuga ati ugiye mu rugo ugahita umuhanurira ukuntu mu rugo azahura n'ishyano n'agahinda uragiye kubera imibabaro n'intimba ufite mu rugo rwawe. Warambikaho ibiganza uri umukozi w'Imana ukumva wamubwira amarangamutima agahita aganza ugahita umubwira ngo urugo ndi kubona ugiye kubaka uzarira uzasenya uzakwitika tukabura umunezero umumitima kuko amarangamutima yacu nibihe turi gucamo biratwafekta mu muhamagaro no mu mpano dufite. Iyo udafite urugo rwiza uhanura amarira n'amaganya. Hari ibintu byinshi rero byafekta mu rugo harimo ubukene buza mukaryana harimo kamere ari byo turi kwiga uyu munsi
nifuje ko dukomerezaho imiterere y'abantu. Umuntu akakunanira neza, ngewe narongowe mbizi neza ko umugabo wanjye atavuga, ntabwo akunda kuvuga, ariko nkumva ko ari ibyo kwihanganirwa kuko twari tutari abana. Havugana ibyawe byose tugeze mu rugo azavuga. Umunsi wa mbere wamuvugisha ijambo akagusubiza icyo umubwiye. Amaye ndavuga ko uyu muntu noneho dufitanye n'ikibazo. Seri wiri ute neza. Nta kibazo wagize mu kazi ntacyo. Amaye navuga se uyu muntu nzabana n'uyu muntu mu nzu, byarangiza ngewe rero inkuru yanjye ngewe ibirambuye ndahera ku murongo, mubwira uko byagenze mu bakozi, uko byagenze muri famille wacu, uko byagenze. Noneho akajya yikiriza rimwe na rimwe agasinzira atabyumvise, rimwe na rimwe ndavuga nti ufse ubu hano nzavuga hehe inkuru. Urumva byafashe urugendo kugira ngo agere kuri level yo kuba nawe izo nkuru azishaka. Urumva warumva umuntu akubwira mukavugana inkuru, yageraho akazinya radio akazinya televiziyo, ndamubwira nti sheri kubizimije, ngo ari radio ikurenze. Ari radio ikurenze. Urumva ndabivuga nseka, ariko abantu bari kubicamo ndabizi birababaza. Umugore akenera ko umugabo we amwumva, umugabo nawe afite ibindi akeneye mu mugore. Ibyo byose iyo utabyigishijwe bitumusha ugenda gushaka indi nshuti uzajya ubwira inkuru. Aho rero Satani ajya afungurira imiryango myinshi, kuko mu rushako cyangwa umugabo n'umugore inama zigirwa nuko mwembi mugomba kuba inshuti. Umugabo wawe umugore wawe agomba kuba inshuti yawe magara, ubwira inkuru ishyushye wumvise, nawe agutura ibimuremereye ako kanya, akagufata nk'umuntu nka pubereye niba ariko twabyita, cyangwa uburuhukiro bwe, aza kuruhukiraho ibintu byose byamuremereye. Byabaye urugendo runini, binsaba no kwicara ndiga, ndavuga nti nyamara uyu muntu banza atanyanga. Binsaba no muri fiançailles n'ubuhamya burebure, byansabye kumuherekeza. Ndavuga nti ariko uyu muntu sinjya amenya ikintu akunda, sinjya amenya ngo yangi iki, sinjya amenya uyu muntu nta kindi kibazo mu by'ukuri dufitanye, cyangwa se nta nubwo nkunda, afite abandi bantu akunda. Nakoze ubushakashatsi, nkora urugendo shuri, nari mbizi ko akunda umupira, nza kumuherekeza kureba umupira. Ndavuga nti ibyo ari byo byose niba ajya yerekana amarangamutima, kuko umupira wo ndabizi ko awukunda, nari mbizi ko ari wo mukeba wa mbere ngira. Ndavuga nti ngiye kureba umupira ndebe ko ajya fana agashyuha akawubyinirira, kuko njya numva no mu rubuga rw'imikino umuravuga umupira ukavuga ati ntiwumva umugabo uzi kuba ari inkuru. None naragiye ngiye nsanga ni kwa kundi tu nta cyahindutse. Arareba gutya, ntumenya ngo arishimye, ntumenya ngo arababaye. Cyakoze igitego iyo kigiyemo ahita avuga ngo wow, ako kajambo kamwe. Hanyuma babikora nabi agahita yikubita gutya ngo akimyoza rimwe, ubwo bikaba birarangiye. Icyantangaje ngewe wagiye ntazi n'umupira, narafaniye mfana ibitsinda n'ibitsindwa byombi narafanye. Nicaye ahantu ntabwo nari nzi ko banicara uko niba ibyo bafana. Nicaye hagiyemo igitego cya mbere, ndavuga mvuze induru, APR yari itsinze. Urabona ko bakinnye neza. Mukanya reyo nayo ishizemo igitego, nayo ndishima. Ndavuga urabona ukuntu bakinnye neza. Abantu bose barahindukira bati uyu ninde wamuzanye. Urumva personality nibyo tugiye kwiga. Umuntu ukuntu aremye, nyine hari abantu bitwa abasange, n'abantu bakunda kunezerwa, bazi gufana, bazi kwishima, bazi gukabiriza ibintu. Donc bameze uko kuntu nyine. Noneho ukihurira n'undi muntu ufite personalite y'umuflegmatique,
umuntu utuje, umuntu utagira amagambo menshi, umuntu uraho we aba yikorera analize ze, akaba n'umukolerike atavuga amagambo menshi ahubwo ashyira mu bikorwa. Ubwo uwo muntu ukambwira ngo uzavuga ngo arakubangamiye? Ntabwo akubangamiye, niyo kamere ye, niba ariko twabyita. Hanyuma ariko muri kamere muntu karemano uko Imana yagiye iturema, yagiye iduha nk'uko amaboko abiri atagira imbaraga zingana, habaho indyo hakabaho n'imoso, niko n'umuntu ko Imana yamuremye yagiye imuha indyo quality, ibintu ashoboye gukora neza. Hanyuma hakaba na weakness, n'intege nke ze. Uko Imana igirema abantu rero ukasanga mu rugo kenshi usanga mumeze mutya. Uyakunda kuvuga cyane, akunda n'abantu. Uyu aricecekeye, nta nubwo iby'abantu abikunda cyane. Wimuzanira akavuyo, abo bashyitsi bawe wirirwa uturaho, simba nzi n'ibyo bintu by'abantu bawe uko ujye ubakirira iyo ntukajye unturaho abantu. Usanga abantu benshi twagiye tubyitiranya no kuba umuntu adakijijwe, bikakuviramo kwirirwa wenda uri umukozi w'Imana. Abantu benshi b'abakozi b'Imana ujya usanga bahuriye ku babandi bagaragara, kuko nabyo gukorera Imana twese turi abakozi b'Imana. Ariko za mpano zisakuza cyane, harimo abasange, bakunda kuba ari abasangwini, b'abantu basabana cyane bazi no kuvuga. Hakaza kuba abandi bantu bitwa abakolerike, nabo impano zabo zirasakuza. Ni abantu bazi kugira intego kandi bakabigeraho, bakabyamplifyinga cyane, bakabigeraho ariko byagaragaye. Ni abantu badomina, kuko abo bantu babiri, abakolerike ni abantu badomina, abasange ni abantu bari influential, bazi ko influence. So mu murimo rero wa data, muri uyu murima, abo bantu babiri bakunda kugaragara no muri societe zo hanze. Ariko hakaza kuba izindi personalite z'aba phlegmatique n'abandi twita aba melancholique, biturije ariko bafite umurimo munini muri uyu murimo, kuko za analyse zabo turazikeneye. Kwa guceceka kwabo, hari abantu baba phlegmatique, ni abantu bazi gushyigikira, ni abantu rwose iyo wamubwiye vision yawe neza akayumva, yakugwa n'inyuma, kandi iyo yakubwiye yego aba ari yego. Hakaza kuba melancholique, ni ba bantu bakora za analyse ziri negative, turabakeneye. Arakubwira ati ibyo ukora byose aha hantu ibintu bimeze gutya. No mu bakozi b'Imana bakurikiye Yesu bari barimo bose, harimo abantu bazi guprojecta, bakareba bakamubwira ati nyamara ibi bintu turimo biragenda gutya na gutya. Andrea ministere ya Andrea, Yesu ababwira ngo mwicaze abantu mu bagaburire, ngo abantu barashonje. Baje babwira Yesu ngo sezerera abantu kuko barashonje. Bari banagize n'izo mpuwe, barabarebye bacishamo ijisho, babona ntago bakiri kumva ibyo Yesu ari kuvuga. Baramubwira kandi bayibukaga ko bafite iyindi gahunda nyuma yaho. Baraza babwira Yesu nk'abajyanama beza bati sezerera bano bantu bagende kuko bwije barashonje, kandi natwe twifite iyindi deal nyuma yaho. Urumva Yesu nk'umwami arababwira ngo nimubicaze mu bagaburire, mufite iki? Barangije bati dufite udufi tubiri n'imigati ngahe, ntago byavamo. Yesu babwire batahe. Abantu bafite za analyse, bazi kureba bakanaliza, bakavuga ati abantu bari hano ni 5,000. Muri make iyo turi mu murimo w'Imana, hari abantu bazi kwicara bagasesengura. Ushobora kubona abantu agahita babara mu minota ingahe, agahita avuga ati abantu 30, agahita babwira ati hano hari abantu 5,000. Ntabwo rero bishoboka ko aya mafi yabahaza. Yesu rega uri umujama wacu, basezerere bagende. Ibi bintu urimo kuzana byo kuvuga ngo tubicaze ntago birimo. Ba Andrea rero bari aba melancholique, n'abantu bakunda gukora isesengura, bagasesengura neza, bakakubwira riske iri muri uyu murimo ugiye gutangiza. Ibi bintu ugiye kwiha man uraseba. Ningo kubwira ati udasebera hano, wamaze kubabwira ijambo ry'Imana, wakijije ibimuga, abarwayi wabakijije, kugera ku byo kuryaho bareke bagende, twe twigire no muri diru zacu. Urumva ko bari bafitanye gahunda na Yesu, n'ubuzima busanzwe uko tubana na Yesu, ariko personalite zabo, kuko ibitangaza iyo bigiye kuza biza bijyana nuko utekereza. Murabyibuka Yesu ababaza ngo
ahandi hose babona ko ndinde. Buri muntu yaravuze, bajya bavuga ngo uriye Eliya, bavuga ngo uri iki, arangije arabagarukira avuga ati sibundi mwebwe ubwanyu muvuga ko ndinde. Mwibuke umuntu wahise asubiza, uriya mugabo wahise asubiza ni umusangwini, ni umugabo witwa Petero. Itavuga ati uri Yesu. Ni ukuvuga ngo personalite ye yawe niyo Imana ikunze gukoreramo igacishamo igakoramo ikintu. Niwe wihuse gusubiza icyo Yesu ari, ni nawe wihuse kumwihakana. Niwe wamwihakanye wa mbere aravuga ati reka ntago muzi. Kubera iki? Buri personalite yawe biri ukuntu uteye, hari imbaraga. Iyo wihuta cyane kuvuga, rimwe na rimwe wihuta no gufata ibyemezo bitari byo, hatabayeho imbaraga za Mwuka Wera. Imana ishimwe ko haje Mwuka Wera, twese agenda aduhereza kuba balanced. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Abagalatiya 5:16 haravuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. 17 aravuga ngo kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye cyane. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Mu yandi magambo, izazindi twita intege nke, twebwe ni imirimo ya kamere. Hanyuma Mwuka Wera adufasha kubalansinga. Igihe Yesu akubwiye ati inshuro ya 3 ndabizi nko kwitarabika uzaba wanyihakanye. Kubera iki? Yihuta kuvuga. Abandi muri personalite zabo, buri wese yakoreye muri personalite ze. Umuntu witwa Yuda ni umukolerike, wa undi kuvuga cyane ntibirimo, ahubwo shyira mu bikorwa. Hanyuma yifitiye target yo gukorera amafaranga. Ibyo rero muzana mwebwe, arabizi ko umugabo yakurikiye ni umudapfa, ahora azura abantu. Rero reka nkore deal y'amafaranga vuba chap muri iyi deal nkuremo amafaranga. Hanyuma akaba umuntu w'umumelankolike nanone, wa undi uhora na susi. Yaravuze ati reka nze nkorera amafaranga hano hantu, ndabizi ko nibajya kumufata ntago bari bumubone. Agiye kubona abona n'ibitekerezo bye bihabanye cyane n'umugambi w'Imana. Amufatishije abona biremeye baramufasha. Abona biremeye bari kumukubita. Abona biremeye noneho n'inkota Yesu aremeye arateze. Kuko ubugambere baramubwiye ngo barabajije ngo Yesu ninde? Ababajije bose ngo haba umutingito baragwa hasi. Ngira ngo Yuda aho yarari yavuze ati ibihumbi byanjye 30 ndazibitse, bagiye guseba kandi ntayariye, nta kundi Yesu turakomezanya. Yaramenyereye gukora amafuti, yaramenyereye gukora utudiru tw'amafaranga, Yesu akamwihorera. Uwo munsi ibintu biramuhinduka, uwo munsi ibintu bimuhinduka n'isura. Hanyuma abonye yuko byanze koko bikunze ko Yesu bamufashe muri personalite, ntabwo yagarutse nka Petero ngo avuge ngo mwami twakuvaho tukajya he, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Yiture ku birenge bya Yesu. Personalite iratinya, yahise yiciraho iteka, aravuga ati urwo nkwiriye ye kuyahura muri kamere ye. Ariko Mwuka Wera nicyo cyamuzanye. Iyo umaze kumenya ibyaha bikwizingiraho vuba, kuko abakolerike ni abantu bagira igitugu, ariko kandi nanone bafite imico myiza yo gukora ibintu intego zabo bakazigeraho. Ariko iyo atarebye neza, agwa muri zino mbuto za kamere ziri hano mu Bagalatiya 5:19, akaba yagira isoni nke, akaba yagira igitugu, akaba yakoramo diru zirengagije ubumana. Kuko kuri bo imitima yabo ntimeneka vuba. Ntago ari abantu bameneka vuba, ni wa muntu uzabwiriza isaha yose ku munota wa kangahe, kamera nka wa mugabo wabwiye intumwa, arababwira ngo hari habuze gato ngo munyemeze. Muri make mu mvugo ye nk'umukolerike yaravuze ko yemeye. Ariko yahura n'umuntu umeneka vuba nka Petero, uko umeneka vuba ni nakutsindwa vuba. Wumva vuba ariko nanone wibagirwa vuba. Icyo rero ni imbaraga z'Umwuka Wera hano zitubwira ngo
muyoborwe n'umwuka wera, kuko ibyo umwuka akunda nibyo kamere yanga, kandi ibyo kamere ikunda mwuka wera arabyanga. Izi personalite rero turi kuzigaho tuvuga ngo abakolerike barangwa n'iki, ukamenya ngo mbana n'umugore w'umukolerike, mbana n'umugabo w'umukolerike, umenya ibyaha bimwizingiraho vuba ngo ni ibihe. Ni umuntu uzarwana facilement, ni umuntu uzakubita umuntu facilement, icyo cyaha kuri we kirabanguka. Ariko ni gake wabona Petero wa undi wa kera, ko Petero nawe yari afite akantu ko guhubagurika. Umuntu Yesu baraje kumufata, ako kanya yisakuramo inkota pshafu akuyeho ugutwi. Ibyo birihuta. Rero uyu muntu yihuta cyane, uravuga uti mwuka wera w'Imana umfashe kugira ngo muri iyi personalite yanjye intege nke zanjye mfatirwa hano, ujye umfata unkomeze, mvugutira. Niho wa muririmbyi yaririmbye, nimaze kugera mu rugo navuze nti aha hantu niho hantu hambere hatuma umuntu asenga yihana kenshi. Kuko iyo uvuye muri stade yo kubona ko impamvu utanezerewe ni mugenzi wawe, aho ngaho uburwaye, amarangamutima yawe abapfuye, ntabwo ikibazo ufite ari abandi, ikibazo ufite ni wowe. Noneho ukaririmba ngo ujye umena mwuka wera burinde bucya, ujye umvugutira unshure inkamba zimvemo. Niba hano hantu habayemo kurwana, habayemo intonganya, urugo rurimo amakimbirane, bisobanura ko harimo umuntu umwe wananiwe gushyira ibirenge hasi kugira ngo amahoro atahe. Mwembi muri abanyamafuti ku kigero kimwe, ntabwo ari wowe waza uvuga ngo ndi umwere, oya. Ariko mwuka wera ajya dufasha kubibalansinga ibyo bintu, ugahora wiyibutsa, ukavuga uti reka nze nongere njye kureba Abagalatiya 5:19 kugera kuri 22 hariya hamanuka, ukongera ukiyibutsa ukavuga ati imbuto z'umwuka nizi, imbuto za kamere nizi, ukazibukamo. Imbuto z'umwuka ni umunezero, ni ibyishimo, za zindi zose ukazisubiramo. Wamara kuzisubiramo ukavuga uti ese ndazifite? Ko mporana umushiha ndi umukolerike, ko mpora ndakaye, ndazifite? Icyo ngicyo kibe icyigisho cyawe. Uri umukolerike, uri umusanguine, babandi basabana. Ushobora kuba uri umucompliance, ni babandi baba melancholique bakunda gukora analyse, ariko cyane cyane ziganisha ku kubabara n'agahinda n'amadepression, abantu bahorana uduhinda tudashira. Ariko ukibuka ko iyo ngiyo ari imbuto ya kamere. Hamwe no mu gusenga, hamwe no kwicara ku birenge bya Yesu, ukifesinga ukavuga uti isimbiwe wowe rwose. Abantu bavuga ngo urinde, ariko mu by'ukuri mwuka wera mbwira ngo ndinde. Ndi umunyamahane, ndi umusambanyi, ndi umujura, ndi iki, ndi umugome. Kuko hari igihe mu rugo abantu bakubwira ibintu bapfa, ugahita uvuga ati usibye mwuka wera w'Imana waza gatabara hano hantu, ariko ibintu bapfa ntibigaragara. Nyamara bapfuye koko, ariko ugasanga umuntu areba uburyo no kureba umuntu ukigira gutya, cyane no kukureba urandeze. Buryo ubuvuze hari langaje nyinshi zo kuvuga bitewe na personalite zawe, kandi ukicisha mugenzi wawe. Byaha twita iby'inyongobeza bugingo bigenda bigafata muri kamere, muri personalite. Hari ibyaha byizingiraho abasanguine byo guhubagurika, hari ibyaha by'abaflegmatique bageraho bakagira laisser faire, bakaba abana beza bagakabya ku rugero aho asaya cyangwa ayayisha, niba ariko twabyita. Ibyo nabyo bigendana na kamere ye, kuko nta mwiza wabuze inenge. Kandi Bibiliya iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Twese dufite guhamagara umwuka wera w'Imana akagenda adukubitiramo ku buryo tugenda dukura tukagera ku kigero cya Kristo. Gukura ngo tugere ku kigero cya Kristo rero bihera mu rugo. Burya umuntu usafaringa, ubabazwa n'intege nke zawe, ni uwo mwashakanye, niwe uzireba mbere yuko abandi babibona. Aho rero ni mu ruganda, aho tugomba kwiga tukamenya ngo personalite zacu nizi, intege nke z'abantu bameze gutya ni izi ngizi, ariko imbaraga zabo ni izi ngizi. Rero tugire urugo rwiza. Murakoze kugusengarwa. Icyo ni icyifuzo nyamukuru. Fata umwanya wowe wenyine, umugabo adahari, umugore adahari, urebe muri miroir uvuge ngo mwuka wera ndinde,
ngewe muri izi personalite ndinde, nsindirwa hehe, nsindira hehe. Ibyo byose ubikore, hanyuma ubonane na Mwuka Wera. Byanze bikunze uzaba umugabo mwiza, uzaba umugore mwiza, uzakora urugo ruberewe, umuryango uberewe. Reka dusenge Imana. Mwuka Wera w'Imana, Mana ikomeye, twize ibintu byinshi, dutekereje byinshi, tuvuze byinshi, ariko ni wowe Musa ubasha gupfumura ukagera mu mitima yacu. Ni wowe ubasha kumenya ibitubabaje n'ibyo turi kurwana nabyo, rya kamere zitwizingiraho, bwa bugome n'intimba zidashira. Buri gikomere, buri mbaraga, buri kamere ihagarariwe na daimoni. Nico gituma mu izina rya Yesu dukubise hasi uyu mudayimoni, izi mbaraga z'imyuka mibi, izi mbaraga zituma tutubaka, izi mbaraga zituma tutanezerwa mu rugo, turazimenagura, turazikubitagura hasi mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara umwuka w'ituze, imbuto z'umwuka wera zimere mu rugo rwacu. Turavana mu mizi izi mbaraga za kamere zidusenye, zitumye tuba mu ngo tubabaye kandi twarakumenye Yesu. Ngwino uduhindure ibikoresho by'umumaro kugira ngo tubere abo tubana umumaro. Turagushimiye Mwuka Wera w'Imana, utegeke kandi uganze. Turahagarika amadivorce ari kwihuta, turahagarika imbaraga z'umwijima zisenye ingo. Turabizi ko nyuma y'ibintu biri kuba hari umwuka wa Satani, ariko Yesu waje kumaraho imirimo ya Satani. Turasenze ngo umareho imirimo ya Satani yose ituma ingo zisenyuka. Urakoze Mwuka Wera ko uganje ku musozi w'umuryango, mu izina rya Yesu, amen.